banyarwanda abanyarwandakazi mwumva de Rwandan kuri uyu wa gatandatu tariki 8 Gashyantare 2020 tubanje kubasuhuza. Uyu munsi twabatumiriye Victoire Ingabire akaba ari umukuru w'ishyaka DALFA Umurinzi, akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda. Mbanje kubasuhuza Madamu Victoire Ingabire. Namwe ndabashuhuje n'abazakora iki kiganiro cyanyu, murakoze. Madamu Victoire Ingabire, twinjiye mu kiganiro nyirizina. Mu minsi yashize mwashinze ishyaka DALFA Umurinzi, ryiganjemo abantu bahoze muri FDU inkingi, duhereye no kuri wowe ubwawe, tukongeraho n'abantu ari abari mu buroko ubu ari abarekuwe. Ese itandukanirizo rya DALFA Umurinzi na FDU ni irihe? Murakoze. Itandukanirizo cya mbere nuko DALFA ari ishyaka rigizwe kandi ririmo rishyirwaho n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu, bareba ibibazo igihugu cyacu gifite, bagasanga bashobora gutanga umuganda mu gukemura ibyo bibazo. Ku bijyanye na politike, navuga ko wenda FDU wasangaga kenshi dushyira imbaraga mu guharanira ubwisanzure bw'abanyepolitike, ariko nk'abanyarwanda bari mu gihugu twasanze ari na ngombwa guharanira ubwisanzure bw'umuturage kugira ngo yigire ijambo mu bimukorerwa. Dusanga ari ngombwa ko iterambere ry'igihugu cyacu risaranganywa abanyarwanda bose bari mu gihugu no mu turere twose tw'igihugu. None hari abantu bakomeje kuvuga ibintu bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, baravuze bati habaye igitero cyo mu Kinigi. Victoire Ingabire gushinga DALFA Umurinzi ni ugukwepa kugira ngo ataba yabazwa n'ubutabera ku bintu bijyanye na FDU, cyane cyane ko hari abantu bamwe na bamwe, niba barabivugaga bafite aho babihereye, niba ari izindi mpamvu tutazi, basaga nk'aho bahuza ishyaka impuzamashyaka P5 na biriya bitero. Ese ntabwo ari cyo kintu cyatumye wenda ukora nk'icenga rya politike ryo gushinga iryo shyaka? Ndagira ngo abavuga ibyo n'abatazi politiki, ntabwo politike ishingwa mu munsi umwe. Ibitero byo mu Kinigi byabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 nari nshyizeho ishyaka DALFA. Gushyiraho ishyaka, gufata icyemezo cyo guhindura, bisaba kuba wabanje gutekereza, warebye cyane n'icyatumye mpindura, kureba imiterere y'igihugu, aho politike y'igihugu igeze, uko gukora politike turi imbere mu gihugu dukora n'abari hanze bigoranye. Tugasanga rero ibyiza ari uko urumva ni processus ifasha kugira abantu batekereza, ifasha kugira ngo ngira abo turi kumwana imbere mu gihugu tubiganireho, nzagira igihe cyo kuvuga n'abantu bo hanze. Ntabwo ari ibintu umuntu akora mu byumweru 2 cyangwa 3. Ni ukuvuga ko hari processus. Nari nanatangiye ngisohoka muri gereza maze amezi make ndi kubona uko ibintu bihagaze, politike y'igihugu n'imikorere ubwabyo ari ibintu bigoye, kuko ntabwo nashobora gukorana n'abantu bari hanze y'igihugu, ngende imbere mu gihugu kandi ntashobora kujya hanze. Ibyiza rusanga ngomba gushyiraho ishyaka rijyanye n'ibishoboka byo nshobora gukora ndi mu gihugu, n'abo turi kumwe turi mu gihugu, kandi tureba n'ibijyanye mu by'ukuri n'ibibazo biri mu gihugu aho biri. Ibyo rero ababivuga ibyo, usibye ko kenshi sinjya nkunda gusubiza ibintu bisa n'ibihuha. Nabonye ko social media akunda kujyaho ibintu by'ibihuha byinshi, sinkunda no kujya n'izo mpaka sinjya zijyamo, ariko ndagira ngo bibe byumvikane neza. Ntabwo ishyaka umuntu arema mu kwezi kumwe, ntabwo bishoboka. Noneho kugira ngo binumvikane neza, ni ukuvuga ko ishyaka DALFA Umurinzi ryatekerejwe mbere cyane, ntaho bihuriye na kiriya gitero. Ntaho bihuriye na kiriya gitero, byumvikane neza rwose, ntaho bihuriye. Ni ishyaka, ni processus natangiye yari mu nzira. Okay. Noneho tugiye ku kindi kibazo. Hari abantu bamwe na bamwe bavuga ko kiriya gikorwa mwagerageje gukora muri kumwe na Maître Ntaganda wo muri PS Imberakuri, byo kugerageza gufashwa n'abantu basenyewe muri biriya bintu, bavuga ngo barakura abantu mu manegeka, bavuze ko ari nk'uburyo bwo kwibonekeza ngo mugerageze gukora bya bindi bakunze kubashinja ngo byo kwangisha abaturage ubuyobozi. Mwe mwabivugaho iki? Ibyo nabyo ndabivuga ko bivugwa n'abaswa muri politiki.
dufite abaturage uyu munsi benshi ngira ngo n'ubutegetsi bwa FPR bwarabivugiye ko buzasenyera imiryango igeze ku 2,000 hano mu mujyi wa Kigali. Abenshi muri abo bantu ntabwo bafite aho baba ndetse kugeza kuri uyu munsi hari abadafite aho baba. Abana benshi muri abo bana bigaga bo muri iyo miryango ntabwo bajya mu ishuri. Umunyarwanda utinyuka akavuga ngo ni ukwibonekeza abona hari ikibazo kiri mu baturage b'igihugu. Uwo nguwo se abakunda igihugu, uwo nguwo se abatekerereza igihugu, cyangwa ni bya bindi hari abantu bihaye kuba inkoma amashyi bagakora ibintu cyangwa bakavuga ibintu batabanje gutekereza ngo ese biriya bintu byakozwe kubera iki. Ndasaba abanyarwanda ko tugira umutima wo kubona ibibazo by'abanyarwanda tukumva ko tubifitemo uruhare rwo kubikemura aho kwicara tuba inkoma amashyi zo gukomerera no kurengera. Ikibi kikaba ukakibona ugashaka kukirengerera, ntushake ko kivugwa, ntushake kukireba, ntushake kukigiramo uruhare, n'abashatse kukigiramo uruhare ugashaka uburyo bwo kubasebya abanyarwanda. Umuco mubi tuwuveho dusubirane ubupfura. Hari ikindi kintu dukunze nk'abatwe dukurikirana imbuga nkoranyambaga, hari abantu bivuze mu kinyarwanda bafite wenda ikintu kimeze nko kurwarira indege, ariko indege y'urwango, bya bindi twakwita mu gifaransa hysteri, kuko nko kuri Twitter yawe hari abantu benshi bahita bagutuka icyo washyiraho cyose. Niyo washyiraho ururabo, niyo washyira inyoni iguruka, niyo washyiraho indirimbo, hari abantu bagomba guhita bagenda bagahita bagutuka, cyane cyane rimwe na rimwe bidafite naho bihuriye n'ibyo ushyizeho. Ese kiriya kintu kimeze nko kurwarira indege y'urwango, wagira ngo abantu iyo baraye batakuvuze ntibahumeka, wowe nta kintu ubona wenda bigutwara mu buzima bwawe bwa buri munsi? Nta kintu gito kibintwara rwose, ndetse abo bantu nkunda kubabwira ni usanga kuntuka biri buze kuguha ibitotsi ukaryama ugasinzira, nakubwira iki ujye ubikora. Njyewe nzi ibyo ndimo nkora, ndifuriza ineza buri munyarwanda wese, ndifuza impinduka igeze igihugu cyacu tukubaka u Rwanda buri munyarwanda wese yibonamo, yisangamo, yisanzuramo, u Rwanda rugendera ku mategeko arengera umunyarwanda wese. Abanyarwanda twese tukumva ko dufite inshingano n'uburenganzira bumwe ku gihugu cyacu. Nicyo nifuza. Ubundi abantu kabo nta kibazo njyewe mbagiraho, kuko ubwo wenda bishobora kubibaha amahoro mu mutima, bashobora gukomeza nta kibazo. Madamu Victoire Ingabire, mu burenganzira bwawe ufite nk'umunyarwandakazi, turebye n'amategeko y'u Rwanda uko ateye, ese nk'abantu bamwe bagaragara muri ibyo bikorwa ushobora kumenya abo ari bo, nta gihe ubona bizaba ngombwa yuko nibarenga wenda umurongo utukura bizaba ngombwa ko witabaza nk'ubutabera kugira amategeko akurikizwe? Kereka ari ukuntuka gusa nta kibazo. Umuntu ushobora gushyikiriza inzego z'ubutabera ni wa muntu ubiba ibintu by'inzangano, uhamagarira abantu kunyica. Hari ababikora muri anonima, bati umuntu nibamurase, uwo muntu nibamufunge. Igihe ari umuntu nabonye bigaragara kandi ahagararira abantu gukora ibikorwa nyine bishobora kungirira nabi, uwo nguwo namushyikiriza ubutabera, kuko nyine abarengeye, kuko n'amategeko arabihanira. Ariko kuntuka rwose nta muntu nzajyana mu nkiko kubera ko yantutse. Rwose bajye batuka niba bibaha ibitotsi, ubwo burenganzira baranabwihaye, ariko none ndabubahaye. Ariko tukiri kuri iyo ngingo, hari ibintu abantu bamwe basa nkaho babona babirebera ku ruhande, bibona nko kurengera. Hari igihe kenshi ku giti cyanjye nagiye nsoma ahantu uretse kukwibasira wowe, bagera naho bibasira umubyeyi wawe. Hari aho nasomye umuntu umwe arandika ati uriya Ingabire yonse urwango mu mashereka ye, na nyina n'umwicanyi yishe abana b'impinja mu bitaro, yanditseho ngo i Nyamata. Ese ibintu nk'ibyo wenda tugiye, nubwo wenda bidafite aho bihuriye na politike, tugiye ku mubyeyi wawe, ibyo birego ashinjwa ngo by'abantu b'impinja yishe mu bitaro, ibu bivugaho iki? Wabibwiraho iki abantu kugira ngo nibajya banabyumva bagerageze kumva ibyo ari byo, basobanukirwe, cyane cyane ko n'ababivuga iyo babajije uti ibyo bitaro byitwa ngo iki, yiciyemo impinja, urubanza yakatiwe rw'izo mpinja ruri hehe, akenshi uwo muntu ntabisobanura neza. Wowe watubwira iki kugira ngo wenda n'abagisoma ibyo bintu bajye bamenya ukuri aho guherereye? Nibyo, ibyo bintu nkunze kubibona, nanirinda kubivugaho, ndabivugaho gatoya n'ubundi. Ariko icya mbere ngira ngo mvugeho ni uko
ari kampanye yakozwe mu rwego rwo kunyigisha abanyarwanda. Iyo kampanye yarakozwe kuva 2010 n'uyu munsi baracyayikora. Ngira ngo abayikoze bashatse barekeraho kuko nta kintu yabamariye. Abanabyandika banishe kurusha uwo mukecuru babeshyera. Ku kibazo cya mama. Ikibazo cya mama nibyo yakoraga mu bitaro bya Mageragere. Ndagira ngo mbabwire ko mu bitaro bya Mageragere Gacaca nsohotse muri gereza icyo nakoze kuko mama hari dosiye hano bapanze irahari bakoze biri no mu butabera, niyo mpamvu ntarivugeho ibintu byinshi, ariko nuko ibintu byose bapanze Gacaca banavuga nta Gacaca yigeze ikatira mama ibyo bintu byose bavuga, nta byabayeho. Nakusanyije amakuru yose y'abatanze amakuru muri Gacaca, ayo makuru yose twayashyikirije inkiko, niyo mpamvu ntari bubyinjiremo cyane kugira ngo inkiko ari zo zizafata icyemezo. Ntabwo rero mbijyamo cyane, ariko ndagira ngo mbwire abantu n'abo birirwa babivuga bazi neza ko atari ukuri, bazi neza ko ari ibintu byahimbwe ku mpamvu zo kugira ngo bakunde bamparabike. Nyine no muri rukiko kugena aregwaga umushinjacyaha yaratinyutse ahagarara hari imbere ati Ingabire afite ingengabitekerezo yose mu mashereka ya nyina no mu maraso ya se. Mu rukiko rwose ikintu cyanshimishije muri dosiye ya papa, kuko papa yakoranye n'inkotanyi hanyuma ziza kumufata ziramufunga. Muri dosiye procureur ubwe yizaniye harimo urupapuro rwasinywe n'umuntu washijwe iperereza muri icyo gihe avuga ati Gakumba Pascal mu mufungure, ntabwo yakoze jenoside, impamvu yafunzwe ko ari kugira ngo atinjira mu nteko ishinga amategeko. Ibyo nabivuze kenshi ko ubutabera bukoreshwa kenshi kugira ngo baburizemo umuntu gukora politiki. Donc urwo rupapuro nararwerekanye mu rukiko, mbaza umucamanza urupapuro sinjye waruzanye, ubushinjacyaha bwaruzanye, ariko urabona ko kwa kundi bagiye bagaterura dosiye ya papa bakayizana batabanje no kureba impapuro zose zirimo. Ndabereka nturunguru rwisinyiwe n'abayobozi bo mu nzego z'iperereza bavuga bati impamvu yari yafunzwe ko ari kugira ngo atinjira mu nteko ishinga amategeko. Ni nk'uko bamfunze kugira ngo ntagire uruhare mu matora y'umukuru w'igihugu, ni nk'uko barega mama. Ibyo bintu bazi neza ko bitabayeho, ababivuga bazi impamvu babivuga, ariko bazi neza ko bitabayeho. Twinjiye muri politike nyirizina, u Rwanda rukunze gushimwa n'ibihugu mu rwego mpuzamahanga bavuga ko ngo rufite abategarugori mu nzego nyinshi, ndetse mu nteko ishinga amategeko ngo bashobora kuba ari n'abambere ku isi. Wowe nk'umutegarugori w'umunyepolitike uri no mu gihugu, ibintu ahantu wibereye, ibintu wibonera ku giti cyawe, ibyo bintu wabitubwiraho iki? Ndavuga muri rusange cya mbere, wenda ikiza mbona nuko abagore koko uburenganzira bwabo butagihonyurwa nka mbere. Ntabwo umugabo akivuga bya bindi ngo ndashaka kwikubitira umugore, ibyo byaragabanutse. Nubwo la violence conjugale sinzi mu Kinyarwanda ko nabivuga, iyo mirwano yo mu amakimbirane yo mu ngo, amakimbirane yo mu ngo aracyahari, ariko nibura iryo tegeko rirahari rigasa n'irikangara abagabo bari bamenyere kumva ko umugore ari umuntu bagomba kwikubitira uko bishakiye. Nubwo bitabaza ko bihari, ariko niba kuri iryo tegeko rihari bisa n'ibibakangara, ugasanga bidahari mu bigenda bigabanuka. Ariko ku bijyanye no kuri politike, n'iby'u Rwanda rufite amanota meza ku rwego rw'igihugu rw'isi, ko ni narwo rwa mbere rufite abategarugori benshi muri parlement, ariko ku rwego rw'abanyarwanda muri politike navuga ko njye mbona ntacyo abo bategarugori bamariye. Kuba barimo ari benshi mbona ntacyo bamariye abanyarwanda. Ndisobanura, ndatanga nk'ingero ebyiri. Mu kanya hari ikintu wari umaze kuvuga uti mwagiye gufasha abantu basenyewe. Ndagira nkubwire muri abo basenyewe nabone twari twugishira ibiryo, abenshi ni n'abadamu, twari dushyira ibiryo abadamu. Abagabo babo bahise babata bahita bigendera, abadamu basigara barwana n'abana. Abo badamu ntacyo bafite baha abana babo. Abo bana babo abadamu ntabwo bafite amafaranga yo kubarihira amashuri. Nkibaza umuntu w'umutegarugori w'umubyeyi wicaye mu nteko ishinga amategeko akabazi icyo kibazo ko gihari, kuko abaye atakizi cyaba ari ikibazo gikomeye. Icyo kibazo wenda ntaguciye mu ijambo, wenda uraza no gukomerezaho. Depite Frank Habineza wo muri ririya shyaka ry'ibidukikije yagerageje kuzana icyo kibazo cy'abantu bari gusenyerwa. Nkeka ko uburyo yashaka kugira ngo kigwe mu nteko batabishatse ko bibaho, banze kucyemeza ngo kigwe.
ubwo urumva ko nabwo ubwabyo ni ikintu cyerekana ko ubuyobozi bwahisemo ko icyo kibazo kitahabwa agaciro. Nashaka ko wenda ukomeza aho wari ugeze. ubwo rero urumva ni ikibazo kuko niba na Depite Frank yarakijyanye wa mubare mwinshi w'abadamu bari muri iyo nteko ntibashobore kugira umutima wa kibyeyi ngo bavuge bati ese iyo miryango yasenyewe iri hehe ibayeho ite ababyeyi barimo babayeho bate. Njye nabonye amashusho kandi ntekereza ko nabo badepite bayabonye batarabonye nk'ubwo navugaga mu kanya byaba ari ikibazo ukora politiki abaturage wakagombye kuvugira uko utazi ibibazo bahura nabyo byaba ari ikibazo. Umubyeyi waraye abyaye umaze iminsi 3 abyaye akiri ku kiriri bakamusenyeraho inzu adafite aho ari, noneho ugasanga undi mubyeyi uri muri parloma ibyo bintu bitamukora ku mutima ngo avuge turiya muntu ngomba kumuvugira, uriya muntu agomba kumuvugira akagera aho ajya, leta ikamushakira aho ajya, ikamushakira uko abaho. Abana, umubyeyi udahangayikishwa no kubona dufite urubyiruko rwinshi rw'abo bana bavuye muri iyo miryango batarimo kwiga kubera ko babuze ubushobozi, batarimo kwiga kubera ko babuze ibigo byigaho kuko wenda aho bashoboye kujya gutura basanze ibigo by'amashuri byaruzuye. Ubwo abo bategarugori dufite mu nteko ishinga amategeko twavuga ko bamariye iki rubanda, cyane cyane rubanda iri ikennye, iri hasi, rubanda rugufi ikeneye kuvugirwa. Abo badafite ababavugira ubakagombye kubavugira nabo babyeyi benshi dufite mu nteko. Ese babamariye iki, babavugira iki? Birababaje. Dukomeje ejo ku munsi w'ejo hari ikintu kimeze nk'impuruza cyatangajwe ku mbuga nkoranyambaga usa nkaho winubira uburyo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha busa nk'ubukugaragaza agati. Wagira icyo bitubwiraho muri make? Murakoze kuko kuva mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize nk'uko yavugaga kuri ibitero bya Kinigi, nibura 2 mu cyumweru mpamagarwa na rura rwego rw'ubugenzacyaha RIB. Nagerageje kubanza kwihangana, sinigeze mbishyira hanze kuko ndi muzi ko menyere ko igikorwa cyose cyangwa icyambaye cyose ngishyira hanze. Nagerageje kubireka ariko nabonye bitangiye gufata ibintu byahindutse, bamugani kugaragaza umuntu hagati, kuko umuntu kuguhamagara mu gitondo ukahagera ukirirwa wicaye. None cyambabaje cyane, ejo bundi naragiye ndicara, umunyamategeko wanjye araza baramubwira ngo isubirireho ikiganiro ibazwa riraba nyuma ya 6:00, bazi ko ndaho bamushubijeho batambwiye, barakomeza banyicazaho naho mbimenye ko bamushubijeyo. Mvuze ni none nanjye nibibazwa ari nyuma ya 6:00 mureke nimbe nige kuko nge ntuye aho ntuye ni minota itarenze 10 kuva iwanjye njya kuri RIB. Nimureke nanjye mbe nigiri iwanjye, dufite amasaha 2 ndaza kugaruka kuri iyo saha kandi bazi neza igihe cyose bampamagariye n'isaha bampamagariyeho naritabye. Noro nta kibazo nsubira iwanjye nze kugaruka. Batuye bati avoka wawe tumutumyeho nawe aragarutse. Hashize umwanya avoka mutumyeho nawe arambwira ati reka ntabyo bigeze, arambwira ati reka mbabaza. Babaje bati igumira aho yewe uza kuza saa 8. Icyo kintu kibuzemo ubunyamwuga, icyo kintu narakigaye, kiri mu bintu byandakaje bituma none mvuga nti ibyo RIB birimo gukora ntabwo nzongera kubigira ibanga, ntabwo nzongera kwigirira ibanga, nzajya mbishyira ku gasozi kugira ngo abantu bumve, niba ari n'abantu bigaye bumve ko bagomba guhindura imikorere nk'iyo ngiyo. Ese kuri wowe ni ubunyamwuga buke cyangwa ni ubushake bwo kugutesha umutwe? Ntabwo nabyita ubunyamwuga buke kuko kuko reba nk'ubwo ngiye gutaha, umushinjacyaha Jambo yarambwiye ati abayobozi bifuzaga kuvugana nawe, ubwo abimbwira turangije ibazwa ryamaze ritarengeje muri 30, anyicaza indi minota, indi saha, amasaha 2, aragenda agarutse ati ntibabonetse ariko ejo saa 3 uzabugeza aho ngaho mu gitondo. Ejo saa 3 nari mpageze, yari ahari koko, ariko icyo yakoze ni ikintu kunyicaza mu biro byibazwa ryicaramo hanyuma kugeza saa 11. Ahubwo ambonye ati ukunganira amategeko ari he, namwese unyunganira amategeko wambwiye ko nje kubazwa cyangwa wambwiye ko nje kubana n'abayobozi ba RIB. Nuko anyicaza aho ngaho kugeza saa 11. Urumva ntabwo ari ikibazo cy'ubunyamwuga, ibyo urumva ko atari ubunyamwuga, ntabwo ari ubunyamwuga bubuzemo. Hari igitabo cy'umuntu witwa Jean-Marie Miller yanditse cyitwa Stratégie de l'action non violente. Muri icyo gitabo niho usangamo inzira nk'izi turimo tunyuramo abantu baranira impinduka mu mahoro mu gihugu cyacu, aho usanga bari ku butegetsi bakoresha inzego zimwe na zimwe cyane z'ubutabera, ugasanga barimo barakurega guhungabanya umutekano, barimo barakurega ko uhura n'abantu utagomba guhura nabo, bakakubuza guhura n'abantu. Kuko nejo nasohotse
nka uwo mugenzacyaha ambwira ati ntidushaka ko uzongera gukoresha inama, ndabwira ntabwo nkoresha inama, ndi kugenda mpura n'abantu dushaka uburyo twashyiraho ishyaka, nimumbwire uburyo ibyo bintu bigomba gukorwa kuko itegeko ntacyo ribivugaho. Urumva rero ni ibintu bakora byo kugira ngo base n'ababangamira kwa gushyiraho rya shyaka turimo dushaka gushyiraho uyu munsi rya DALFA. Madamu Victoire Ingabire, mu minsi yashize hari umuntu twaganiriye uri hafi y'ubutegetsi bwa Kigali, dukomeje ku kibazo cyawe arambwira ati uriya mudamu ko azi neza ko nta muhutu uzongera gutegeka u Rwanda arikoze ibiki, yayobotse nk'abandi bose, ko ibyo ashaka byose babimuha, ko n'abavuye mu mashyamba babakira bakabaha imyanya. Kuri wowe imitekerereze nk'iyo yifata ute? Wa mugani kuki utayoboka ngo baguhe umwanya wicara utuza? uwo muntu utekereza utyo rwose ntabwo anzi, yagombye kuba anzi, niba avuga gutyo yagombye kuba arazi uko imitekerereze yanjye. Ntabwo ikibazo cyanjye ari imyanya, nongere mbisubiremo, n'ubirota abyibagirwe. Ntabwo Ingabire ishishikajwe n'umwanya w'ubuyobozi, ikishishikaje ni uko twubaka u Rwanda rugendera ku mategeko, ikishishikaje ni uko twubaka u Rwanda abanyarwanda twese tukumva ko dufite uburenganzira n'ubwisanzure bumwe mu gihugu cyacu, tukaba dufite inshingano zimwe n'uburenganzira bumwe ku gihugu cyacu nk'uko itegeko nshinga ribivuga. Ibyo by'imyanya nta myanya nkeneye, ibyo kuvuga ngo nta muntu uzongera gutegeka cyangwa iki, uwo muntu ahubwo aracyabaswe n'ikibazo cy'amoko, kuko ntekereza ko ubutegetsi butangwa n'abaturage, ntabwo butangwa n'ubwoko ubu n'ubu. Dukomeje, hari abantu bamwe na bamwe bari muri opozisiyo bashobora kwenda bafite izindi mpamvu zabo tutamenya, bavuga bati rwose Ingabire rekeraho kwicisha abantu, ibyo uri gukora ntacyo bizageraho uretse gutuma abantu bapfa gusa. Nk'uwo muntu wamubwira iki? Namubwira ko nawe atekereza amacuri. None se Ingabire abo bantu bicwa n'indyo bica? Kuki atabwira uwica abantu ati nyamuneka rekeraho kwica abantu, ahubwo akavuga ngo Ingabire nindekeraho? Njye sari umuntu nishe, njye nta muntu nica. Navuge ati bantu mwica abantu nimurekeraho kwica, ntabwo ari Ingabire agomba kubwira. Uwo nguwo yibeshye agomba kubwira, niyo mpamvu bivuze ngo atekereza amacuri. Ibyo rero byo kuvuga ngo abantu bahagarare, nkunze kuvuga inzira turimo ya demokarasi yo guharanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko, ni inzira ndende irimo ibibazo byinshi. Ni mu kanya narimvuze igitabo cya Jean-Marie Miller, niho avuga nyine izo ngorane zose, iyo migera abantu bakubitwa, uko gufungwa, kuba abantu babura irengero, kuba abantu bicwa, ko ari inzira ndende ikomeye. Ariko ko uko abantu barengana niko bagenda bagira imbaraga, ako karengane kababyarira imbaraga zo kurwanya akarengane. Ndaguha urugero, ejo bundi wabonye bari abana bafunguwe, imyaka bari bamaze muri gereza, wabonye ubuhamya bwa Leonira umaze gufunga inshuro 3 agirwa umwere, yafungwa ariko bakamutesha amashuri bakagera gute. Ako karengane akorerwa kamubyarira imbaraga, ntabwo kamubyariramo ubwoba, kamubyaramo imbaraga zo kurwanya nyine ka karengane. Iyo ari abantu bakorerwa akarengane, iyo uburyo uri murenganya umuntu uba uri muremamo imbaraga, ndetse ubu unatuma havuka n'abandi babona ka karengane kavuga ati aka karengane kagomba gucika. Niyo mpamvu njye nagira abantu inama, ntabwo kurenganya umuntu ari cyo kibazo. Niba umuntu akubwira ati ibi ngibi tubiretse twakubaka u Rwanda rugendera ku mategeko, kuki utabikora? Kuko icyo twifuza twese ni neza ya buri munyarwanda. Kuki ubyanga ukavuga uti umuntu urimo kumbwira ngo nubahize amategeko, reka nzabwo nkoresha rya tegeko ndimukandagirisha? Ibyo bintu bigomba guhagarara mu gihugu cyacu. Nari ufite ikindi kibazo ku bintu bijyanye n'ubukungu. Nakurikiye ibintu mwanditse kuri biriya bintu, kiriya cyerekezo 2020 bavuga mu gifaransa ngo vision 2020. Nabonye mwaranditse inyandiko isa nkaho ijora icyo cyerekezo. Muri makeya, tutatinze mu magambo menshi, kuri wowe kiriya cyerekezo cyageze ku ntego zacyo cyangwa nticyakizigezeho? Ese ujanishije ubona ibyari byitezwe gukorwa, ibyagezeho n'ibitaragezweho ari ibihe? Murakoze. Raporo ni ndende kuyivugaho mu magambo make byagorana, ariko ndagira ngo mbwire ko n'impamvu yanatumye nyandika ni uko icyari kigamijwe kugerwaho kitagezweho. Icyari kigamijwe kugezwaho ni iki? Ubutegetsi bwa FPR bwari bwasezeranyije abanyarwanda ko umusaruro mbumbe
uzaba 240 y'amadolari muri uyu mwaka wa 2020. Iyo urebye uyu munsi ikigereranyo gitangwa na banki n'ikigega cy'EF ikigega mpuzamahanga cy'imari. Urashaka kuvuga FMI? Ni ikigega mpuzamahanga cy'imari. Cyo kigaragaza ko nibura muri uyu mwaka nituba twankubise inkoni by'isi so tugeze ku madolari 800. Urumva harimo ikinyuranyo kinini cyane. Ngo ntabwo ibintu byagezweho. Kubera iki bitagezweho mu magambo make nuko kugira ngo kuba FPR itanga icyo ayo masezerano yahaye uwo muhigo yahigiye abanyarwanda nuko yababwiraga ko uwo muhigo uzagendera ku nkingi 6, ndavuga kuri imwe gusa arimo ubutegetsi bwiza, hari ubuhinzi, hari guteza imbere private sector abikorera ku giti cyabo, harimo ibyo byose. Rero ikintu kimwe fatiza ipfundo rya byose ryatumye ibintu bitagerwaho ni inkingi ya mbere ijyanye n'imiyoborere myiza. Mu miyoborere myiza turasangamo ibice byinshi, hari gucunga neza ibya rubanda. Ibi ntabwo byigeze bigenda neza kuko tuzi uburyo duhora twumva amaraporo y'abashinzwe kubarura imari ya audite bakorera inzego zinyuranye za leta bakabamo amafaranga yahombye, ntabwo tujya twumva abayagaruye. Hari ikijyanye na demokarasi, kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Turabizi neza kuba niba uyu munsi rimba impamagara ikambwira ngo ntabwo dushaka ko uhura n'abantu kandi bazi neza ko ngomba guhura n'abantu kugira ngo nshyireho ishyaka ryanjye, muri ibyo ni ikibazo cya demokarasi dufite kidashobora kugendwa neza. Hari kuba abaturage kugira ijambo mu bibakorerwa, ibyo birazwi ko kuba FPR yarahisemo kugitegeka nk'abaturage ibyo bagomba gukora badashatse, abaturage batigiriye uruhare muri iyo gahunda ya politike iri mu bintu byadindije cyane ibagezweho muri gihe cy'imihigo. Bajyaga bavuga imihigo ariko byarangiye bigaragaye ko imihigo umuturage arabaza bakamuturaho ibintu bikarangira mu by'ukuri nta kigezweho, bigaba ngombwa ko abayobozi batekinika kugira ngo berekane ko imihigo yagezweho kandi itaragezweho. Ibyo byose biri mu byadindije kuba tutarageze kuri uriya muhigo wa viziyo 2020. Hari ibijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ibyo byose mu bijyanye n'imiyoborere myiza, iryo ni ryo pfundo rya byose n'ibintu byose byapfiriye. Kuba ibyo bintu byose bitaragenze neza, navuga ko ndetse muri iki gice cy'imiyoborere myiza nta kintu na kimwe kirimo cyagenze neza, kuko iyo hagira ibigenda neza muri kiriya cyiciro hari byinshi byashoboraga kugerwaho, ariko ko bitaragezweho nuko iyi nkingi ya mbere navuga ko iyo nkingi ya mwamba y'imibereho myiza y'igihugu cyacu itigeze bigerwaho. Ibyo rero bikaba byaratumye bitagendera. Ibindi by'ubuhinzi rero sinabivuga, secteur privé niyo nshaka nayo kuvuga, nayo yari inkingi bagombaga kugenderaho. Ikibazo cya mbere gikomeye nuko n'ubwo u Rwanda bavuga rushyirwa mu borohereza shoramari mu Rwanda, ariko kuba ishyaka ari ku butegetsi rikora ubucuruzi byabaye ikintu gikomeye kibangamira abashoramari, kibangamira mu gihugu cyacu. Cyabaye icya mbere kibangamira abikora ku giti cyabo ko bashobora kwiteza imbere. Byesire hari n'ibindi byinshi nko kuba tudafite amashanyarazi ahagije, kuba tudafite abantu bafite ubumenyi buhagije, kuba tudafite za tekinoloji. Nubwo hari byakozwe, nibura ubona hari intambwe yagezweho, wambaje ngo nibyo bagezweho nibura muri tekinoloji, kuba interinete nubwo itaragera ahantu hose, ariko nibura ugereranyije mu bihugu bya Afurika hari intambwe yatewe. Donc ibyo wambaza guti wenda hari icyo cyagezweho, nk'icyo ngicyo cyazigezweho, ariko bitari ku ntera ya yindi yatuma u Rwanda tuvuga ngo twari kugera kuri kiriya kinyejana. Nabyo biri mu bintu byagiye bidindiza nk'abashoramari kuba baza gushora imari mu Rwanda. Donc nk'uko nabivuze ni raporo de Nord dushatse twazakoraho ikiganiro cyayo cyihariye, ariko icyo nashaka kuvugaho ni nk'ibyo ngibyo. Hello? Mutwihanganire gatoya, twari tugize akabazo ka tekinike. Dukomeje ku bijyanye n'ubukungu, bahise bavuga ko hari ikindi cyerekezo cya 2050 noneho. Kuri wowe wahise ubyumva ute? Ubwo se niba utabanje kwicara, urabona kiriya cyerekezo cya 2020 cyarafashwe mu mwaka wa 2000,
abantu batabanje ngo bicare bavuge bati kuki mu cyerekezo cya makumyabiri twe twihaye tutakigezeho ngo none uvuga uti ngiye gukosora ibi nuko bakoze navuga ko bakomerejeho ariko bakomerezaho muri ya makosa kuko niba bakomerejeho muri ya makosa n'ubundi 2050 nta kizaba cyahindutse. Ndakubwira uyu munsi mu byara abaturage barakennye bikabije. Muri iki gihugu cyacu harimo ikibazo cyo kubura amafaranga mu buryo bukabije kubera ko amafaranga ari mu biganza by'abantu bake cyane kandi abantu bize iby'ubukungu bazi neza ko iyo amafaranga anyuze mu biganza by'abantu benshi nibwo agira icyo atanga, nibwo ubukungu bwiyongera, ariko iyo anyura mu biganza by'abantu bake ntabwo ubukungu bwiyongera. Ubwo rero igihe badahinduye ibyo byose bitagenze neza nk'uko nabisobanura muri raporo, n'ubundi icyerekezo cya 2050 kigera tuzasanga ba bantu barwaye amavunja baracyahari, tuzasanga ba bantu badafite ingo zibamo, kuko ndagira kumenyesha ko usibye iriya miryango yari isanzwe basenyeye muri iyi minsi hano mu mujyi wa Kigali, mu gihugu cyose hari ahantu ugera ugasanga dufite imiryango idafite aho itura na gatoya ugasanga abantu nta hantu bafite ho gutura. Icyo ni ikibazo gikomeye. Niba rero dufite abantu badafite aho gutura, hanyuma uyu munsi bakambwira ngo muri 2050 bazahari, uzaba se bizaba byagenze gute? Ese impamvu yatumye uyu munsi ufite abaturage badafite aho batuye wayikuyeho? Ntabwo yikuye. Niba ari kwikomereza gusa bisanzwe, tugakomeza kugira amaraporo yo kugwiza aho ngaho, byo gukora amaraporo meza ku mpapuro by'abantu bose babikora ngira ngo. Madamu Victoire Ingabire, tugiye mu isesengura rya politike wenda mu rwego mpuzamahanga, ibihugu byinshi nk'iyo uganiriye na bano bana bacu batoya bakurira mu bihugu by'amahanga, iyo bavuze ngo umunyepolitike Victoire Ingabire, umwana ahita akubaza ngo ese ari de gauche ou de droite, icyo twavuga mu cyongereza wenda left right. Wowe wibona he aho hombi? Nibona muri centre plutôt, kuko n'abacentriste nabo babaho, kuko ku ruhande rumwe ni kubera ko igihugu cyacu gikennye, birakeneye ko leta iba bugufi abaturage kugira ngo abaturage bashobore kuzamuka bivane mu bukene, kuko urebye amaparti socialiste kenshi naho ashyira agusha ko leta igira uruhare runini mu kuzamura abaturage bayo. Noneho nk'abacentraliste kubera ko na secteur privé nifuza ko haba ubwisanzure mu bijyanye no kwikorera. Leta ntigira uruhare runini mu gucunga abikorera ku giti cyabo, bakagira n'ubwisanzure mu kuba bashobora kwikorera. Kuko niyo mpamvu mvuga nti ni ngombwa ko umuntu aba hagati aho ngaho. Hari secteur zimwe hari aho abantu bagomba kuko gukora leta itabigizemo uruhare, ariko hakaba n'aho leta byanze bikunze bagomba gushyiramo imbaraga nk'uburezi. Navuze mu kanya ko muri bimwe mu mpamvu twagiye tugira ikibazo cyo kubona abashoramari mu gihugu ari uko baza bagasanga tudafite manpower ifite ubumenyi buhagije. Urumva rero birasaba ko leta byanze bikunze ishyira imbaraga nyinshi mu burezi kugira ngo ntibe ibintu hari secteur privé gusa, kuko usanga nk'ubu ngubu dufite ama-université njya numva bagiye baha amazina kubera ko usanga abantu bareba cyane inyungu z'amafaranga kurusha kureba ubumenyi baha abagana ayo mashuri yabo. Urumva rero icyo gihe kubera ko tugifite ikibazo cyo kugira abantu bafite ubumenyi buhagije ku buryo dushobora kuvuga ngo ubukungu bwacu bushobora gushingira ku bumenyi, birasaba ko leta ishyiramo imbaraga, ntibe secteur leta irekera gusa abikora ku giti cyayo, kandi tugikeneye kubaka ubwo bumenyi. No mu buganga nicyo kimwe, turacyafite ikibazo cy'abaganga bake. Donc hari za secteur zireba rubanda rugufiya, abo bakene bakiri hasi kubera ubushobozi bukeya igihugu cyacu gifite, leta byanze bikunze igomba gukomeza gufata. Donc niyo mpamvu navuga nti ndi hagati aho ngaho. Madamu Victoire Ingabire, mu gusoza ikiganiro cyacu, hari ikibazo dushaka kukubaza, nkunda kubaza abanyepolitike benshi. Ubu uramutse utsinze amatora ukavuga uti Victoire Ingabire abaye perezida wa Repubulika y'u Rwanda, icyo twakwita mu gifaransa priorité, mbese ikintu cyihutirwa cya mbere cy'ibanze wakora ugitangira imirimo yawe,
cyaba ari iki? icya mbere ni ukuriberariza la vie politique, donc ni ukureka, ni ugutanga urubuga muri politiki, donc gutanga ubwisanzure mu bigo bya politiki, kuko burya abandi banyepolitike batari ku ruhande rwawe bagufasha burya kuyobora neza, kuko bakwereka ikitagenda neza. Icyo gihe rero kugira ngo ntangire neza nabareka, kugira ngo ibyo bavuga bitagenda neza mpite mbona ko ari umuntu agomba gushyira imbaraga. Icya kabiri ni ugukora ku buryo amategeko yubahiriza kuri munyarwanda wese, ku buryo abanyarwanda bumva ko bisanzuye mu gihugu cyabo, bibona mu gihugu cyabo, kugira ngo ibyo tubishobore kubigeraho. Kwisanzura mu gihugu, ndavuga umunyarwanda kumva ko ubutegetsi bumubereyeho, nuvuga ko abanyarwanda tugomba kugira inzego z'ubutegetsi, umunyarwanda kumva ko ubutegetsi ari ubwe. Ibyo rero kugira ngo dushobore birasaba ko twubaka inzego ziha icyizere buri munyarwanda wese. Izo rero ntahandi zava mu biganiro bigomba guhuza abanyarwanda bose, donc dialogue international hautement inclusif, donc ku buryo abanyepolitike bose n'abo mu miryango ya société civile, abanyamadini, abantu nk'abo ngabo benshi, tugira urubuga duhuriramo kugira ngo twumvikane ese uru Rwanda rwacu inzego z'ubuyobozi twaruha, kugira ngo abantu bireme icyizere mu banyarwanda, bumve ko noneho hagiye kuba abantu bazajya bajya ku butegetsi, hakaba impinduka z'amahoro mu butegetsi, nta ntambara igombye kuba. Kuko nureba amateka y'igihugu cyacu, nta na rimwe higeze haba impinduka mu butegetsi mu gihugu cyacu abantu batagombye kumena amaraso, abantu batagombye kwicana. Niyo mpamvu rero mvuga ntiyo dialogue yaba imwe mu bintu bya priorite, kugira ngo tubanze itange umurongo w'inzego z'ubuyobozi igihugu cyacu cyakubaka, ku buryo umunyarwanda wese yumva ko izo nzego zimubereyeho, kandi zikaba inzego zituma habaho ihererekana ry'ubutegetsi hatagombye kumeneka amaraso. Mu gihe wasubizaga icyo kibazo, hari umuntu nari nabajije ikibazo wenda yanyoherereza yifuza kuba yababaza. Arambajije ati, Madamu Victoire Ingabire mu 2010 ajya kujya mu Rwanda, yahawe amafaranga na leta y'Ubuholandi na Union Européenne, ndavuga umuryango w'ibihugu by'Uburayi, bamuha amafaranga kugira ngo ajye mu Rwanda, kugira ngo amatora yitegurwaga icyo gihe abereye. Ibyo bintu bivugaho iki? Ese byabayeho cyangwa n'ibihuha abantu babivugira gusa? Cyari ikibazo kije nyuma nubwo twari tugiye gusoza ikiganiro. Okay, murakoze. Uwo muntu se we akurikije ibyakurikiyeho n'ibyabayeho, asanga amafaranga narahawe koko? Abona se nararegitimye ayo matora koko? Donc ndagira ngo abanyarwanda twe kuzajya dukora politike mu marangamutima, dukore politike mu nyungu z'igihugu, dukore politike dushyize imbere ibyiza n'ineza ya buri munyarwanda, twe kugendera mu marangamutima. Ibyo ngibyo ndabizi abanyapolitike bari hanze bakunda kugira, n'abanyarwanda bari hanze, iyo umuntu atashye mu gihugu bahita bavuga ati uriya yaraguzwe, uriya byagenze gute, abazungu baramuhaye ngo ajye kuregitima ubutegetsi. Ese ubutegetsi bwa FPR mugize ngo bukeneye kuba legitime n'umuntu uturutse hanze? Ubundi se hari umuntu uturutse hanze wari waburegitima? Ahubwo ngo abantu bajye bareka kuvuga ibihugu. Imyaka ubutegetsi bwa FPR bumazeho, hari umuntu waturutse hanze wigeze aburegitima? Nuko abantu bajye bareka kugendera ku marangamutima, bakore politike nyayo isukuye. Noneho bishatse kuvuga ko nta gitutu icyo ari cyo cyose cyangwa ubusabe bwegeze bukorwa n'abayobozi b'Ubuholandi cyangwa umuyobozi uwo ari we wese wo mu rwego rw'Uburayi kuri wowe kugira ngo ujye gukora politike mu Rwanda? Hari n'abantu bamwe ku rundi ruhande rwa FPR bo bambona nk'igikoresho ngo cy'abazungu. Ntabwo ibyo bintu ndagira ngo mbwira abantu, ntabwo ari byo. Nkora politike kuko nkunda igihugu cyanjye, nkora politike kuko mbona hari byinshi bishobora guhinduka bigatuma igihugu cyacu kirushaho kuba cyiza. Iyo rero politike ntabwo sinyukorera umuzungu, ariko ndagira ngo mbwire n'abantu bagira ikintu bagomba kumenya. Nta muzungu uhangayikishijwe nuko hari abanyarwanda babayeho mu bukene, hari abanyarwanda basenyewe bakaba barara hanze. Nta muzungu uhangayikishijwe nuko Ingabire y'urwo bamugaraguza agati.
ntawe bihangayikishije. Umunyarwanda agomba kumenya ko igihugu cye ibibamo bigomba kuba byiza, bigomba guhinduka, niwe ugomba ubwe kubyikorera. Nta muzungu uzabimukorera, nta n'umuzungu uzamugira inama ngo ugende ukore biriya, ntibibaho. Umuzungu areba nawe ibireba mu gihugu cye, ariko ntabwo ajya gutekerereza umunyarwanda. Abanyarwanda bo muco tuwuveho wo gutekereza ngo umuzungu azankorera iki, ntacyo umuzungu agukorera kitari mu nyungu ze, ntibishoboka. Abanyarwanda bo bareke gutekereza bityo. Niba wari utekereje ko ari umuzungu uzamuterura akamukura muri Amerika akamukura i Burayi akaza akamutera kandi i Kigali ngo amushyize ku butegetsi, ndagira ngo mubwire ko avane y'amaso. Niba hari abanyarwanda bari bicaye bakumva batagomba kugira icyo bakora, nta muganda bagomba gutanga, nta mbaraga zabo bagomba gutanga, nta gihe cyabo bagomba gutanga kugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko, akumva ko hari abazungu bazabimukorera, baribeshya, bazabyikorera. Ndibuka ko jesoma njya no kuza abanyarwanda bambazaga ngo none se ngo abazungu badushyigikiye ni bande? Abazungu baragushyigikira, bahangayikishije ibibazo ufite wowe, hari ibyo bafite, ibibazo byawe n'ibyawe ntabwo umuzungu bimureba. Abanyarwanda rero tuve muri uwo muco, twumve ko imbaraga zizahindura zikubaka igihugu cyacu ni izacu twebwe abanyarwanda, nta wundi. Madamu Victoire Ingabire, noneho mu gusoza hari ikindi kibazo tubonye cya bamwe mu basomyi bacu. Uyu munsi Perezida Kagame avuze ati ndashaka kubona na Victoire Ingabire tuganire, wamubwira iki muganiriye? Icyo namusaba ko yabwira inzego ze zose zikubahiriza amategeko igihugu cyacu kigenderaho, cyane cyane dushyize imbere zikubahiriza itegeko nshinga. Kuko mu itegeko nshinga ni na tegeko riruta andi mategeko yose, harimo uburenganzira bwose umunyarwanda wese afite ku gihugu cye, hari n'inshingano umunyarwanda wese afite ku gihugu cye. Nkamusaba ko abwira izo nzego zose, buri rwego ndetse n'abanyarwanda twese tukarebwa n'itegeko mu buryo bumwe, tukisanzura mu buryo bumwe, tugakora igihugu cyacu mu buryo bumwe, nta wumva ko afite inshingano cyangwa uburenganzira kuruta ubwundi ku gihugu cyacu. Murakoze Madamu Victoire Ingabire kuri kino kiganiro muhaye de Rwandan, turabashimiye. Yego namwe murakoze.